nanone muhaye ikaze kuri Balance the Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Urimo. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kubana natwe. Uyu munsi nanone ngiye gusubiza ikibazo gikomeye cyane ku badamu n'abakobwa. Hari abagiye bambaza bati bigenda bite? Biterwa n'iki? Nkundana n'umugabo kanaka, turakundana rwose, ibihe byose yanyeretse yuko ankunda, anyishimiye, ariko ngiye kubona mu masegonda make yambona ndamubuze. Byatewe n'iki? Kandi ko ndeba ngasanga nta kintu rwose, nta kibazo, nta nikosa na rimwe mba nakoze. Ese wowe unkurikiye ubasha kuba wibaza icyo kibazo? Biterwa n'iki? Kuki umugabo mutangirana ibintu bigenda neza rwose, wajya kubona ukabona uramubuze aragiye? Ese abagiye hehe? Iki kintu rero nicyo tugiye kurebaho. Turifashisha igitangazamakuru cya Alex Urimo. Ni umukoce ujyanye n'ibintu by'urukundo, ni Umufaransa. Rwose hari ibintu byinshi mu bushakashatsi yagiye akora, yagiye abona. Nk'umuntu w'umugabo noneho rero ibyo nabashije gusoma muri icyo gitangazamakuru cye nicyo ngiye kubasangiza. Abakobwa, abadamu, munkurikira mumenye ibi bintu. Ni umugabo mutari mwabana, ni umusore mutari mwabana, bishobora kuba ku mugore cyangwa se ku mukobwa. Ubwo rero buriya abagabo ni abantu b'abanyabwenge, kandi iyo wumva n'iryo zina nyine umugabo, ni umugabo nyine. Hari ibintu aba agomba gukora, hari ibintu aba agomba gushobora nyine nk'umuntu w'umugabo. Muri psychologie abagabo bagira icyo twita instinct animal cyangwa se energie animal. Ni abantu bakora. Iyo uzi ko umugabo mbese anezezwa no gukora, muri psychologie y'abagore nanone, abagore ni abantu bakira, kwakira. Ubwo rero banza ucungire muri ibi bintu ngiye kuvuga. Haba igihe umugabo mutangirana rwose akagukorera utuntu runaka. Ikintu cya mbere, yatakaje inyungu cyangwa se kumva ubushake, urukundo yari agufite birimo byagabanutse, kubera neza yuko yabonye neza ko nta kintu amaze. Iyo akuguriye ikintu nawe umusubiza ikindi. Hari abakobwa n'abadamu bajya mu rukundo bagashyuha cyane. Umugabo yamugurira ikintu runaka nawe utakamushyira mushyiriye ikindi. Ntabwo umugabo aguha ibintu kugira ngo uzamusubize cyangwa se uzamwishyure. Aba bagore n'abakobwa bakunda kugira ikibazo nimba umugabo aguha ikintu nawe ukakimusubiza, atakaza imbaraga zo kugira ngo mukomezanye. Ababona neza yuko nta gaciro nta nakamaro amaze. Ubundi umugabo icyo yifuza ni ukukureshya kugira ngo mukomezanye mu mubano mwiza. Icyo kwifuzaho ni uko umutega amatwi, ni uko umumwenyurira, umusekera, mbese utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko ntago akubwira ngo nimba musohokanye ahantu akakuguriye wenda ni umwenda runaka, nawe ubutaha uzamugurira umwenda, nakugurira ukweto nawe ubutaha uzahururana inkweto uzizane. Nagaruka nk'uko abagabo bakora. Umugabo anezezwa no kubona yuko koko umukeneye, kandi ko muri uko kumukenera hari ibintu nawe ashoboye kuba yagukorera kugira ngo urusheho kwishima. Ikosa rya mbere rero, we mudamu mbaza icyo kibazo cyangwa mukobwa, reba neza nimba mu mubano wanyu nta bintu byinshi ukunda guha umugabo. Iyo umugabo ukunda kumuha ibintu byinshi bitewe n'uko hari ukuntu mwatangiranye, biramurambira, agatakaza intere, sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda, interest. Kumva mbese akunezerewe biragabanuka, kuko uba wakoze akazi katarakawe, wakoze akazi ke. Cyo ni ikintu cya mbere abagore n'abakobwa mugomba kwitondera. Ikindi nanone, abasha kukubona nk'umuntu mbese yafashe mu ntoki ziwe. Iyo agushaka uhita ugenda, ukavuga uti, cyangwa se nataranagushaka wowe ukaba wagiyeyo, ngaho wagiye guteka, ngaho wagiye gusasa, wagiye kumesa. Ibyo bintu byose iyo ubikora, umugabo nako agufashe mu ntoki, abasha no kwigira akigendera, none akajya kwikundira abakobwa we, yinginga no kumusura bakaba baramunaniye. Umudamu rero cyangwa umukobwa wagiye guteka cyane cyane kandi akanabikora atanabisabwe, uzasanga yahuranye n'ibyo guteka. Nshuti yanjye, nuhurana ibintu byo guteka, ujya gutekera umugabo, ujya gutekera umusore, mutarashakana, nta n'impamvu mbese yaguhaye yuko hari ikintu muzagirana kure, urimo kumwirukana.
buriya abagabo bakunda challenge, bakunda ibintu badafite. Wowe rero wagiye uramutekeye, murangije murariye, murangije muraganire, murangije n'amabanga y'urugo murayakoze. Ubwo rero nyine none se ubundi ko amatsiko yamumaze, ubundi aragushaka wiki. Hari abakobwa n'abagore bajya bavuga se rwose ibintu byose turanabikora n'iki byose, hari abandi bose bamukatiye atabasha kubona nk'uko wowe umwibonesha. Ibyo ni uguhinda. Nushaka guhinda ku mugabo rero ntabwo uzamugira. Abagabo bakunda ibyo badafite, bagira amatsiko y'ibyo batarabona, n'umumara amatsiko azahita yigurukira, ntabwo uzongera kumubona. Ikindi kintu nanone, umugabo iyo ukunda kumwihereza cyane abona ko arimo kugukontorora, mbese agukontorora. Ni wa wundi none iyo wamumenyereje n'ibintu agira akajya nabigusaba. Uriya umugabo uzagira ikintu agusaba uzamenye neza yuko nta na gahunda yakupangaho. Umuntu uzakubwira ati mpa amafaranga mpibi nibi, ubundi abagabo ntabwo bajya basaba, ahubwo baratanga. Umugabo uzagusaba ikintu nshuti yanjye uzamenye neza yuko yamaze kukubona amatwi, nta kindi kintu yaguteganyaho, ahubwo nyine wamukweduriye inda akomeza yirira, ndetse n'amafaranga ugenda ujya umuha akayashyira umukobwa wenda yihebeye yikundira cyangwa umugore yikundira. Ubwo rero nshuti yanjye gira ubwenge. Ntabwo umugabo uko aguhaye 100 nawe uzasubirayo umuhe 200, uko aguhaye 50 ngo umuhe 300. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Umugabo ni umukozi, wowe ugomba kwicara hasi ukakira ibyo aguhaye kugeza igihe we yanakubwira ati nkeneye ko umfasha iki niki. Ni umugabo ushatse kujya umufasha ibintu atanakusabye nabyo biramurambira, ukabona neza yuko atabyishimiye. Ikindi kintu kindi nanone, ubasha kubana n'uwo mugabo akabona ko ategetswe kuba ari kumwe nawe. Hari abadamu n'abakobwa bagira impano kuba batangiranye n'umubano bagatangira bagasaba ibintu byinshi bitandukanye. Wanjyanye muri salo, wansohokanye, wanguriye imyenda iyi niyi, wanjyane gushopinga, wanguriye inkweto, wanguriye telefone nziza dore ko mfite karashaje, wanguriye. Noneho we kuri we arananirwa, yumva yuko kubana nawe kuba muri kumwe urimo kumuprofita cyangwa se urimo uranamunaniza. Haba n'igihe ajya akunda kugira gute kuguza amafaranga kugira ngo akunezeze. Nshuti zanjye, umugabo ugukunda nta mpamvu yo kumurushya. Nimba yakwese ko gukunda kuko urimo kumurushya, yumureka akore ko imbaraga ze zingana. Hari abakobwa n'abadamu agira gutya ati rero turasohokanye mujye mu hotel ahantu cyangwa mu restaurant ahantu, yarangiza akavuga ati saba icyo ushaka. Ntabwo uzi mu mufuka wiwe, nta mpamvu yo kuvuga ngo ufate icyo wowe ushaka, ahubwo mubwira guhitiremo kuko azaguhitiramo bikurikije n'amafaranga afite. Nawe se wenda yizana 1000 wenda 5 cyangwa se 10, ugenda utumize ikinyobwa cy'ibihumbi 50 cyangwa 100, utumize inkoko cyangwa se utumize ifi, kandi mukuri nta bushobozi afite. Ni hahandi rero bizagera ubitumize mutangire murye, igihe cyo kwishyura nikijya kugera asa nk'uwitaba telefone agenda usigare wenyine umanjiriwe, aba ari wowe ubyishyura. Ntabwo ari ngombwa yuko umugabo niba yagusohokanye wowe nakubwira ngo akicyo ushaka cyose, wowe ahubwo umubwire we aba ari we ukigusabira. Umubwire yuko icyo afata nawe ari cyo ufata, mu muco mwiza, mu bintu byiza kandi byo kwiyubaha. Ntabwo ugomba guprofita umugabo ukwedura inda kugira ngo none niba hari n'ibyo utabonaga none umuprofita ari byo ari ubibona. Ahubwo wenda nari gutsindagira uzamubaze noneho uzatumize ikintu ureberaho ibyo babasha kuguha, none ufata ikintu gidahenze muri byose. Nufata akantu ka fake, ndakubwiza ukuri yuko none azavuga ati oya reka twe gufata iki ngiki, ahubwo fata iki ngiki wa aguhitiremo. Ariko nushaka uruntu ruhambaye azabonye mutwe wawe kuri nta kigenda ko uri umugore w'indambi kandi yuko ushaka kumuprofita. Weshuti yanjye ibi nibyo nabonye bijya birukana abagabo, kumwiha cyane, kumwereka ko nta kintu amaze kuko ibyo gukorera nawe ubimukorera, kuba wamweretse yuko mbese muri kumwe iteka ryose agufite mu ntoki zawe rwose aragucika. Noneho n'ikindi atakaza imbaraga iyo umwereka yuko ari itegeko kuba muri kumwe nawe. Hari imbaraga noneho uburimo gukoresha kugira ngo mubane n'uwo muntu uramurushya, ukamubaza ibintu bya mirenge, ibintu bihenze cyane. Haba n'igihe umuntu avuga ati rwose mfite akamodoka kayo wabonye ari umugabo w'umukire uti ndashaka akamodoka keza rwose, ukajya umusaba ibintu
urindiriza umugabo aguhe, kuko ubundi umugabo ugukunda araguha ntabwo umusaba. Iyo utangiye ibintu byo kumusaba rero byose uba wabyishe. Iyo utangiye kujya kwicara, ujya guteka, ujya kugura n'abantu, ajya gusura umusore runaka rero ikintu barapanga, agatangira akagura intebe, akagura amamatora, ataka akamatora ufite karashaje, ibitanda byose ukagura, uba urimo kumwirukana. Kandi bizakubabaza naryamisha, naza n'umugore akamuryamisha muri bwa buriri waguze, nuryamisha umuha ibintu byo mu gikoni byose ukabigura, akazabizanamo undi mukobwa cyangwa undi mudamu yihebeye. Wowe rero wamweretse yuko uri fake, uri kinyugunyugu, cyuko unamushaka cyane, nta challenge wamuhaye, arabona ko uri umugore woroshye, kandi ibyo bintu abibona neza yuko kubikora n'ahandi wabikora. Nshuti yanjye rero, kwirinda guta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kumbwira wabasha kuba mbese wanyongeraho muri ibi ngibi mvuze byirukana abagabo bakundaga abagore? Nyandikira muri comments. Niba uri mushya kwica no kora like, ukore subscribe, ukore share kugira ngo n'ubyigisho bigiye ku bantu benshi. Byagiciro kwa namwe, kuko nanjye dohote w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.